Dore bimwe mu bituma umuntu atagera ku ntego ze, harimo kutamenya kubara umutungo we no kuwukoresha neza, aribyo bita budget, kutamenya gukoresha igihe cye neza, ukamenya igihe cy'akazi, igihe cyo kurangara, igihe cyo kwidagadura, igihe cyo kureba inshuti, igihe cyo kureba abavandimwe, igihe cyo gukora gahunda zawe no kugira ngo uzagere kuri za ntego zawe. Hakabamo ikindi kintu cyica abantu benshi, ari cyo gufata ibyemezo mu gihe gitunguranye, ufite emotions nyinshi, warakaye cyangwa se wishimye cyane, ugasanga ufashe ibyemezo bitajyanye n'ibyo ushaka kugeraho, bikica za gahunda zawe. Ibi byose nzabigarukaho mu masomo ndi kubategurira kugira ngo mutazayacikwa muzi icyo gukora.